Muraho neza. Umunsi nk'ibisanzwe tuba tuzanye inzu zigurishwa, urabizi neza ko tuzigira nyinshi cyane hano kuri iyi channel yacu. Aha rero turi ni muri Kicukiro mu Kagarama, imwe muri quartier nyine uramutse ushatse nko gutura waba utuye neza kabisa. Banze duterera amaso ibumoso urebe nawe quartier tukuzaniyemo inzu uyu munsi, yewe n'iburyo bwayo ni ahantu heza. Hari inzu rero iyo tuje kubereka irimo iragurishwa, ni iyi cadastre iri hano hagati, ifite ibyumba 4 na douche toilette enye mwe imbere mu nzu. Ubwo urumva buri cyumba cyose gifitemo toilette yacyo, kandi ikaba ari inzu nini yisanzuye ngari rwose. Tuvuye ku gice cy'inyuma rero turakomerezamo imbere, tugiye kubereka noneho buri gice cyose kiyigizemo imbere, ariko duhereye kuri iyi parking ushobora kujyamo imodoka 3 ziparitse neza. Ariko nanone tubanze turebe kuri iyi design yayo. Ni inzu nziza rero, umuntu ugura ajya agura quartier buriya irakonta cyane. Ushobora kumva ukumva inzu iri expensive cyangwa se irahenze, ariko burya ntihahenda inzu, hahenda quartier, hahenda hiri, hahenda materiel ziyiriho cyane cyane. Icyo nsubiramo cyane naho iri nk'iyi nzu uramutse uyiguze kuri miliyoni 200 wayishyizeho, ariko zishobora kuzamo n'ibiganiro bikeya, ndakugarantisa ko ishobora kwinjiza amafaranga meza ari gukodesha. Nkakugarantisa ko ishobora kuba uramutse uyituye uraba wegereye amavuriro, uraba wegereye amabanki, uraba wegereye serivisi zose nkenerwa za muntu. Urumva ko niyo mpamvu ushobora kumva igiciro. Ariko kandi iyo iri muri quartier nziza nk'ingi ya Kagarama, na valeri yayo uburyo igenda yevariwa izamura agaciro, nabyo ni ikindi gishobora gutuma iyo valeri ibaho. Tuvuye rero kuri iyi parking turakomereza hano imbere, aho noneho tugiye gusanga hano jaride. Hari jaride nziza nayo, ari kuri nk'umuntu ukeneye kwiyongerera parking ngo ugire parking nini, byose ushobora kweditinga cyangwa ukamodifiyamo utuntu bigashoboka. Nayo urabona ko ari umwanya munini, ariko ugenda ureba izi nkuta ziriho amabuye ariho, urabona ko ari amakoro akomeye aguha resistance. Ahangaha ni terrasse y'icyumba principal, turaza kuza kukigeraho turebe. Ariko tudatinze muze dukomereze kuri iyi terrasse ya hano imbere y'umuryango. Ahangaha ni imbere y'umuryango, ariko ubwo ni naho uhita ubona urugi runini rugari rurerure rumeze neza rutwinjiza muri iyi salo. Hano hari salo nayo nziza, salo ihagije, yaba ari amakaro arimo, yaba ari uko igaragara, urabibona ko ari salo nziza kabisa. Abashyitsi bawe igihe bagusuye uzaba uri fier, kuko ni salo nini. Itara ryiza hejuru, gypsum ishushanyije neza, idafitemo ibikambyo byinshi, kandi wanareba ukabona ni itara risa neza muri iyi salo. Nk'uko ubibona umwanya wa televiziyo nawo ni uyu nguyu kuri uru ruhande, urabibona ko ari ibintu bisa neza, ariko n'amarangi arimo ni meza. Ahangaha tuhafite igice dusangamo igikoni n'icyumba cy'abashyitsi, ariko mbere yo kubigeraho urebe hano iyi design y'aya mabuye meza y'urugarika aconze nayo ameze neza. Aho turahavuye turakomereza hano kuri iyi salamanje nayo ushobora gusetingamo intebe zawe zikajyamo neza, kandi ni ibintu byiza bimeze neza ku buryo intebe zawe zijyamo neza. Ariko ugenda ureba aya madirishya maremare manini, urebe ya matara meza y'akataraboneka ari hano hejuru, n'ukuri bimeze neza. Mbere yo kureba kino gikoni, katwanze turebe iki cyumba kiri hano dushobora guha nk'abashyitsi. Iki cyumba ni icyumba kigari. Nakunze ko iyi nzu nk'umuntu ukeneye kugura inzu yisanzuye, wihutire kuduhamagara kugira ngo uze tukugeze kuri iyi nzu nziza y'ibyumba 4 na douche enye hano mu Kagarama. Ndahera kuri iri dirishya ry'icyuma, idirishya ubona rikomeye kandi ritanga stabilité. Amagaride robe arimo, icyumba ni kigari ku buryo igitanda cya 2 kuri 2 kirajyamo neza. Plafond hose ni gypsum rwose. Nimba uri muri diaspora, nimba uri hano mu Rwanda ukeneye gukora investment mu by'imitungo itimukanwa, duhamagare nimero yacu aho ngaho tuyikugezeho. Ibikoresho nabyo bigiye biri mu madushe, guhera kuri aya makara afite paseri nini kugera kuri izi shower, nazo urabibona ko ari ibintu bimeze neza. Ibi bikoresho byo gukarabiramo, amatara meza, nawe nyine uri kubibona. Toilette Milano nziza, ubwo nawe nyine ugenda ureba ukuntu ibi bintu bimeze. Tuvuye aha rero, aha turahasanga iyindi douche
iyi toilette. No kuvuga ngo iyi toilette yo ni ya yindi abashyitsi bashobora gukoresha mu gihe bari hara muri salo. Nayo urayibona, uragenda ubonamo amakaro meza, ugenda ubonamo ibikoresho byiza. Vraiment iyi nzira irateguye. Tuvuye rero kuri icyo gice cy'icyumba cy'umushyitsi, reka dukomereze kuri iki gikoni nacyo nkibabwireho nkibereke. Uyu ni umwanya wa firigo yose yajyamo hano, urabona ko ishobora gufitinga neza rwose. Hanyuma aha tukahagira utubati two hasi n'ibuye ryiza ubona rikomeye, ibuye rifite stabilite rwose. Hanyuma iki gikoni ni cyiza, amatara ariho ntasanzwe, ushobora kuza noneho ugatera hano intebe zawe ukaba waganira n'inshuti n'abavandimwe, nabyo ni byiza. Uyu ni wa mwuka ufata cya cyuma gifata umwuka ku buryo udatembera umwuka w'ibiryo mu nzu. Ariko utu tubati noneho dukoze mu buryo bwiza, uratubona twose no hejuru, urabona ko ari utubati tumeze neza kandi ari igikoni kigari. Turakomereza hano noneho mu gikari, aho tugiye kureba noneho igikari. Ifite igikari nacyo, kuri uru ruhande hariho umwanya w'igikoni cyo hanze nk'uko ubibona. Hanyuma hari hakajya toilette yo hanze, inzu y'umukozi wandi udufasha imirimo. Hejuru dufite itanka, urumva ko ari inzu iri ready, ushobora kuza aho kumesera naho kwanikira. Aha ku ruhande harahari, nawe uri kubibona, ni inzu iri tayari ku buryo ushobora no kuza ugahita uyituramo. Reka rero turebe n'ibindi byumba bitatu bisigaye. Muri iki gice niho tugiye gusanga ibindi byumba bitatu binini, ariko harimo chambre principale n'ibindi byumba ushobora kimwe guha abana b'abakobwa, ikindi abana b'abahungu. Ariko mbere yo kwinjiramo, muze murebe zino nzugi zikinze iyi nzu. Nakubwiye ngo buri kintu cyose kirimo ni sawa. Turinjira hano, duhite duhera ku byumba bibiri dusanga kuri uru ruhande, ari nabyo bikoresha iyi dushe na toilette. Ni ukuvuga ngo ukinjira hano iburyo, turahita tuhasanga icyumba. Mu by'ukuri si amakabya nkuru bavuga ngo barakabya, ariko iyi nzu ifite ibyumba binini ku buryo biba byisanzuye kandi ni tayari. Buri gikoresho cyose kirimo, utubati twiza, idirishya rinini ryiza ryisanzuye, nawe uri kubibona. Hejuru ni parafo ya gypsum buryo iriho amatara meza akombine na spotlight, urabona ko ari ibintu bimeze neza. Tuvuye kuri icyo cyumba, turagenda noneho turebe n'ikindi cyumba hano kinini nacyo. Ninjya mvuga ngo ni kinini, tubishyire no mu mibare: 1, 2, 3, 4 metero enye, hafi kuri 5 gutya. Nk'uko ubibona, urabona ko ni icyumba gihagije kinini, gifite amarangi meza, idirishya rinini rigari ryisanzuye. Nakunze ko bagiye bashyiraho amadirishya manini ku buryo ubona urumuri ruhagije. Amagariderobe mu nzu hose arimo. Hejuru dufiteho parafo nziza ya gypsum. Ibi byumba bibiri rero nk'uko nabikubwiye ko ari iby'abana, bashobora gukoresha iyi dushe na toilette. Hano rwose muri iyi nzu iyo ifite amadushe meza nk'aya ngaya, nakubwira ngo uba uhashye neza. Kuva kuri izi shawa zirimo, urabona ko ari ibikoresho byiza bidahangitse. Hano hari lavabo nziza, hano hari dushe nziza rwose. Nawe uko ubibona, urabona ko ari dushe igaragara kandi isa neza. Reka turebe na chambre principale. Aha rero iki gice cyose ni chambre principale, ariko nyine nujya no kugura inzu ujye ubanza urebe, ese ntanze amafaranga yanjye icyumba nzajya mbamo umunsi ku munsi kimeze gute. Ubwo ukinjira hano hari garderobe nini pe, ivaho hose ukagera hano ndende, ishobora kubika ibikoresho cyangwa imyenda myinshi. Hanyuma rero nyuma y'iyo garderobe, vayo urebe hano dushe na toilette. Dushe na toilette bikoze neza pe, yaba ari hano ho gukarabira, urabona n'ibikoresho byiza bitanga rwose ubwiza. Shawa ni nziza, amakaro yo tuyasubiraho cyane kuko ni meza. Mirano iyi ni toilette nziza cyane, ubwoko bwa original nyine, aho kumanika isume ahantu hose urabibona sawa. Aho kuryama rero hahandi uzaza ukaruhukira, ni icyumba kigari. Icyumba kigari rwose kinini cyisanzuye mu buryo bwose, kirimo amatara meza, parafo hejuru nziza isa neza, kandi nawe uri kubibona ni ahantu hasa neza. Hanyuma rero iki cyumba si ubugari gusa, gifiteho na terasi hano, ahantu heza naho ushobora kuba waba uri gufatira umuyaga nko muri weekend, igihe cyose usoje akazi kawe nko muri weekend utereka hari imashini. Ariko iki cyumba urebe ubwiza bwacyo, ibumoso iburyo, urabona ko ari icyumba gisa neza kandi kigaragara neza. Inzu rero tumaze kuyibereka neza, mwabibonye ni ibyumba 4 na dushe enye imbere mu nzu, n'igikoni mwakibonye ni cyiza, na quartier mwayibonye. Igiciro ni miliyoni 200 zishobora kuzamo n'ibiganiro bito cyane. Irimo iragurishwa, iri hano
muri Kicukiro mu Kagarama muri ya quartier nziza mwese mukunda. Uyikeneye rero nimero yacu irango muri screen, ngwino tugutuze mu nzu nziza imeze neza, duhamagare.